ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero indamutsa rya RBA ryabategura igice cya kabiri cy'umukino witwa Uratera urw'abandi wototera urwawe, wanditswe na Iragenere Ernest, unonosorwa n'itorero indamutsa. Duherukana Minyona asanze se Murinda avugira kuri telefone akamubaza uwo bavugana asa n'ubumvizi. Byaba byaragenze biti? Ese Mutesi we watangiye kugira umusaruro muke mu ishuri n'ababyeyi be bahangayikishije na cyane ko kubona amafaranga yo kumwishyurira bigoye, ibye bigezeye. Robeni se wafatanyaga umwana na nyina mu ibanga, ibye bigezeye. Dukurikira umukino. Ninde unyoreje amafaranga se cyangwa n'umuntu wibeshye? Ndabona namamagaye. Allo? Allo, bite sha? Ni byiza sha. Muri bande siko ntabamenye. Ni Mutesi mwana. Ese mama, none se kunyoreje amafaranga we? Nagira ngo mwagafanta mwana, hari ikibazo? Yewe, sha nukuri urakoze. Ibiruhuko se bimeze gute we? Sha, urebye nta kibazo we. No gufasha ababyeyi imirimo ariko nsubiramo n'amasomo. Sha, ndubu imyiteguro yo gusubira ku ishuri aho igeze kure. Wowe se byifashe gute we? Sha, ngirebye ntabwo idasanzwe, ni uburyo ubundi nkiryamira. None se kudasubiramo amasomo kandi uzi ko watsinzwe igihembwe cyashize we, ubwo urumva utazasibira? Reka ngenda numva nta mpamvu zo kurusha ubwonko bwanjye ngo ndiga. Kandi ngerega n'ubundi nzasoza mpita mbona akazi. Abandi bana sha, ababaje ibyacu cyane, mwe mujye mwirira n'urubyaro rwanyu ibyanjye byaciyemo. Ego wa, gusa natwe muzatwibuke da. Murawe kubera kuri inshuti yanjye nzajya kohereza amafaranga cyangwa se bose nawe uzakuzanye tujye dukorana. Ariko mute, ibintu umbwira ubukomeje cyangwa uba wikinira? Umva nanara, naba nkubeshya se ngo nunguke iki? Sha nukuri bizaguhire. Vuga ngo byarambiriye ahubwo. Reka ye. Cyane rwose, ahubwo hari akantu ngira ngufashe we. Akahise mute? Umva, ndashaka kwigira ku mazi na mama wanjye. Kandi nabeshye mu rugo ko nzaba naje gusura ahubwo rero rwose ntuzamvemo. Mimi ntabwo nagenda. Ariko ubundi kutareka ninjira. Ahubwo igihe cyahise nyine. Ariko minya wangire kwibita kureba ukareba hirya. Mwana nyagasani we. Mimi izi nzoga zose n'aya matabi bikora iki? Ariko wangire kakumbangamira. Wangire kakumbangamira. Ndavuze ngo mbwira. Ntumbwire ise ariko nicyo utabonye, nicyo utari kubona. Mimi kuva ryari Mimi, kuva ryari Mimi nzunywa inzoga n'itabi ko? Ahubwo nakira twemera by'amarangiza, nakira twemera. Kandi mbese nyine. Cyangwa urashaka ko tubyina minya? Ukunda kuba kigenda gake cyangwa ukunda kwihuta, ariko nako ko Rwanda ni akamaro. Reka nkwereka akaririmbo nshyiramo. Minya ngaho ngwino twibyinire, ngwino tubyine. Mimi ndi kuravuga se. Ariko ngwino tubyike minya, ngwino tubyine. Mimi ndavuze ngo funga icyo kiradiyo vuba. Izo nzoga zose sinongere kuzibona aho ngaho. Arewe, ahubwo reka nongere ninywe, ariko ubundi amatara yanjye nayashyize nako ngaye. Mimi ibyo mvuga uranyumva cyangwa nze mbyikoreye? Ibesheshe usagarire wamaze nguteze mama yongera kunyora cyangwa bibagira icyo ejo yaguhaye. Mimi winyibutse ukuntu wabeshya mama. Ugira ngo zibagire ku giti naramuceberanyije da kandi yaranyizeye. Biriya ubundi nibyo bita ubunyamugi, nawe urangwa nkwaya.
ariko ubundi ndakwinginga mu biki reka nze mbyikorere utankorera ku nzoga minyo utankorera ku nzoga witonde nazo waguze nitonda iki reka mbere kuri ibi bitaro ndeka ninywere minyo ndekure ninywere ikinze icyo nshaka urugendo se rwagenze rute mama minyo ko rwari rurangiza ra kagira inkuru rero umva njye n'umusore wanjye twararyoheje ariko bana we Shamedia umwanzi aragapfa atihaye ndumva byari bitangaza nkamwe by'ikana njya numva ko byarenze ibitangaza ra twasohokeye mu mahoteli meza tujya ku mazi yego rata ku maduka yenze hose nakubwira nako sinabona naho mpera yewe nuko ndumva we na Robin rwose mwaracanye umucyo cyane ko ntaho twasizera mbese ibintu byari uburyohe gusa ariko se madame uriya musore aguteye inda ibyari byishimo ntibyahinduka amarira reka ngende mukuru umwana nkuriya ntiyantera inda nyamara nushaka witonde ikibazo rero mfiteho ntabwo ukizi ngaho mbivuga wasanze se ateretse umwe mu bakobwa bawe reka nanone Robin arakuze ntiyajya gutereta abana bato nk'abariye ikindi kibazo ufite se nikiye ko we na Murinda musani nk'abo mwana atandukanye reka ntukambwire iriya nyana y'imbwa ngo ni Murinda ahubwo ikibazo mfite ni inshinzi y'umukobwa iri hari igiye kuzajya ituma ntisanzura iwanjye uravuga mimise ashwida uwo ni Imana y'u Rwanda rwose aba yibereye mu masengesho ahubwo mukuru we uravuga Minyone se no rwose ko mbona Minyone yitonda asa kubangamiye biki yewe byari kera ubu asigaye agira agasuzuguro ntazi yagakura ibyo ndetse ko ntayimuziho Minyone koko byaje biti aha ntumbase aherutse kumbwiza inani na rimwe ndamudiha umukobwa we nk'umuramukubita naramudishye da none kubwo ntarongera kumvugisha niba nzamusaba imbabazi niba nzamwihora bigaciye byagaciye ntumbazi yewe njye ndovige ko yari uko wamusaba imbabazi reka nanone umwana nabyaye sinamusaba imbabazi none se ubwo uzabireka bihererehe nyabo uranteye ikimbabaje ni Robin umva kandi ubwo se wabije mate none se ubwo urumva tuzongera kubona uburyo twisanzura mama Minyo aho bigeze nawe urakabisha ubu sigaye urutisha abana bawe iranya na imbwa y'umuhungu y'umwinjira nanjye ngo mwinjire isambanye yo gatsi media rikiraho garukiraho rwose urabyumva ndahagarukiye yewe ndabona nampamagaye reka nkuve iruhande udatora n'amazina aha dore aho nibereye hashi genda ishyari gusa alo wiriwe neza Robin wanjye niriwe neza umeze ute se nimugoroba ndaba mpari rwose mana we nanjye ndabikumbuye cyane sabwo turaza kuvugana tunoze umugambi bizu bayisha nyagereza umugozi umaze guca ntange nterekanye yewe akiri ndabona nyirangije ariko uzi ko habura iminsi mike ngo bamutese basubire ku ishuri kari ibyo nanjye ndabyibuka ahubwo nakomeje kubuza imiti nyuma yaho tuzakura amafaranga y'ishuri byanyobeye none se ubutuzongera tugurisha imyaka yose dusigarira aho koko kari izo amafaranga yayivamo yaguze minerivari ni ikibazo ni ikibazo gusa se ariko se kari ko kuvuga ari ugutaruka wabashije mutese amakuru ya mucuti we yari yagiye gusura uko bameze ariko ibyo sinigeze mbibonera umwanya numvaga waranyimubajije nyamara ndasinzi impamvu ubona se kumva ko mutese atari yari yagiye ariko yemera agatogo ku mukamba ubwo wumvishije umwana yari yagiye gusura akubwira ko ariwe yari ari uwo mwana nigeze avuga mu gihunga nkaho mbere rekera mu mukamana nawe ukomeza kwatura n'umwana wawe ibintu bibi ahungira bidafite ipfa na ruguru ariko uwo mwana n'uwaba wenyine kari ndakujuga ugiye gushega umunsi wose ariko ubundi turapfa iki dore tugeze imana nguyu yaraje reka nze mbimwibarize mbabarire ntuneshereze umwana umutwe nari mbazanira agafuni muteze intabire mbonye mwari mwagasize urakoze cyane rata mwana we ese mama ko mbona utishimye nta kibazo mute ahubwo se mute kutatubwiye iby'uruzinduko rwawe uruzinduko ruhese ma ntabivuga ubu si uyu mwanya wibagiwe aho wari wagiye ma
ndibutse mama twagenze neza rwose. none se cyagiye muhamagara inshuti wawe wari wagiye mute cyagihe se ni cyagihe nari ngiye hanze kandi mugenzi wawe yarambwiye ko usinziriye. Ndakwibutse kuko mama ntuzumvana ariko sigaye ahubwo nyine kare wibuke nusanga n'imbuto y'ibishyimbo igira amakigo y'ubumwenge n'uruki uragura imbuto nawe igitanga. none se urumva tureka guhinga hanyuma tukazatungwa n'iki? reka tubaze twuzuza amafaranga y'ishuri ya Mutesi ibindi bizaza nyuma. ngo se urumva tutazarara ihinga koko Kari? none se uragira ngo bigende bite? cyangwa Kari tube twishyuye igice hanyuma ahandi tuzabe tuyatanga nyuma. ariko mukama uzi ko ibyo ari byo koko? hamagara Mutesi ahubwo ze tubimubwire. Mutesi karame mama. enda hano ye. Ngwiki mama. enda hano yewe. kurkusiyene nanjye ndayireba rwose naje mama. niko Mute karame kubona nta mafaranga dufite waba yishyuye igice ndi tugakomeza gushakisha hari ikibazo? nta kibazo ariko bisaba ko umwana ajyana no mu byaha akavugana n'ikigo gihe azishyurira. apo nibyo ngibyo mbese biroroshye. ubwo rero uzajyana na nyoko hajye kubabwira ko tuzishyura mu ntangiriro z'uku kwezi. ngo njyana na mama kuko papa ujyana na nyoko nyine. hari ikibazo se Mute? none se papa wazaje akaba ari wowe tujyana. umva mbese kubera iki se Mute? nyine reka mama basa nabi ye afite imyate kandi abanyeshuri twigana bazi ko ndi umwana wo mu bakire. aho ngaho nta n'isoni uravuge ariko nyamara ibyo Mutesi avuga nibyo. ariko nawe ubwo uramushyigikiye koko Kari? none se arabeshya maze nturwaye imyate uragira ngo uzajye kumusejya abana bagenzi be bajye bavuga ngo dore umukobwa wa mugore urwaye imyate. mva Mute kuba mfitiye imyate si uko ntigeze akarenge keza nk'ako kawe muko kandi burya ngo nako iminsi iteruye ntikaremera gusa usenge Imana ntuzabe nka ya mazi birangira asubiye iwabo wambeho muko. umwana wanjye ntukamutege iminsi. umbabarira. muri uragiye se? none uragira ngo nkore iki se? yego baba ese no mu gitondo uramukuvuga nabira? weke ndagusabye nturamucyo ntera umwako. aha nese kugiye ukabona igihe cy'abana cyo gusubira ku ishuri kigeze amafaranga yabo y'ishuri hamwe n'ay'ibikoresho byabo bizava hehe? wowe se ntabwo ukora? ariko se kuva ryarihunga inshingano z'urugo? ariko wagira ngo urwo rugo n'izo nshingano ntabwo bikureba se? ariko narumiwe koko ubu tugeze ku rwego rwo gusiganira abana twabyaye. atari wowe uri imiseke igoroye? nibe nanjye sinigeze ikirara. arewe umutagatifu rwose. kanigire ku kazi nkwihorere. dore fata aya ngaya hanyuma uze ko ngaho ubaye iki se kandi? jya kure yanjye muri weke aya mavuta wisize ari kunukira. ariko si umwirata usigaranye kuva ryari se aya mavuta yajya kunukira kandi nawe warajya kuyisiga? nakubwiye ngo jya kure yanjye ariko cyangwa iki twumvikane moni nizere ko ibyo nkeka atari byo. ariko se ibyo ukeka ni ibiki? reka nigendere ariko n'ubundi ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. genda wintege iminsi wintege iminsi. sikutambuye uko Imana nakuzaniye wayakiriye. shazari nziza cyane Robe ariko nuko utazi byari bimbaye. utambwira ko mama wawe yazibonye? kuzibona ko ntazo yabonye ariko wabuze gato yaramfashe. kandi narakubwiye. ariko Robe nakubwiye ngo ntukambwire nabi. nari nibagiwe. shana naratashye nyine nsanga mama na Minyone bicaye muri salo. ngaho mva ubwo se urumva atarabifumbuye? Jese ndi umwana. byagenze gute se? shani nk'Imana nageze mu rugo nsanga Minyone na mama bari gutongana maze ndabanzanyura muri dushe abari unsiga bya bindi byo bari wanguriye maze mpindurana ya myenda mbona kwinjira. none se ubwo mama wawe ntiyakubajije aho waraye? yarabimbajije. hanyuma mva nahise nicisha bugufi nigira umwana mwiza mubwiye ukuntu nagiye masengesho abakozi b'Imana bafite amavuta bagatinda gusoza maze nkarara iwabo washami n'ibindi byinshi biterekeye mbona arabyemeye.
ariko si ubwo nk'ibyo bintu bitekereje ute koko bibi umva nanjye sinzi uko byaje pe ariko nawe iyo ubuhari wari kumirwa nararize waranarize se cyane umvara ndakubwira ngo filime nakiniye aho nanjye ubu ntabwo niyumvisha ko ari njye pe urahanda kwemeye rwose nese ubundi Robert azasubira kubyina ryari urabikumbuye umvara yese ati wabimenye tupange muri weekend ubundi tuzajyana hari ikibazo se ntiwumva ubu noneho ndanisanzuye kubera ko minyoni yasubiye ku ishuri kandi mama atinze papa we nta nubwo aheruka nizere ko tuzongera tukararana ariko nta kibazo nese ubundi ko wamaze kungira nk'umugore wawe Mute urarwaye ntabwo ndwaye ahubwo kariya kawunga kari ku ntoki nteje bite se kunzi ko agakundaga nanjye sinzi ariko ubanza ari uko ntagaherukaga none si ibyo bikagutera kuruka we ego nyamara urarwaye nuko ukomeza kubyirengagiza nawe se watangiye uvuga ko amavuta yananakunukira kandi imbere warayisigaga none ubu tumwuka w'akawunga urakunukira njye ndumva wajya kwa muganga niyo wagiye kumugura amata kuri kantine oya amata ntayo nshaka ugashakira jishara ndumva ariyo nshaka ntacyo reka njye kubimuzanira ngaho nawe ushaka uko umusindagiza umujyane muri dore none se mute mbwiza ukuri ntabwo utwite njyewe reka dashwi mute cyagiye usorokana na murinda mwarikingiye wapi mana we none se yaba yaraguteye inda wabigenza ute mute oya nana iki sinzi rwose ariko reka nizere ko ntatwite kuko nsanzwe ntwite mu rugo banyicaye none se uruka kujya mu mihango ryari we nakubeshya hashize igihe Bikira Mariya mwamikazi w'ikibeho none se urateganya iki nana ibyo bibazo byose uri kumbaza nta gisubizo cyabyo mfite reka nkugire inama rero ndakumva saba urushyi ujye kwa muganga kwipimisha hanyuma se umenye uko uhagaze nyine nusanga udatwite wivuze kuko urarwaye nusanga kandi unatwite ndigenda gutese utaho ujye kwitabwaho nk'umugore utwite oya ntabwo naba ntwite imana ntiyabyemera kuko mu rugo banyicawe umva mubwire mute ibyo ari kubitekerezaho mbere ubu amazi yamaze kurenga inkombe urumva alo ndakumva ntamahoro ko nsanzwe buragara inshuro nyinshi kandi mu mwanya muto we wahora n'iki ko nagushatse nkakubura sha wari wagiye heze reka nawe nuko nari nagiye muri dushe nkayisiga ku meza yewe nawe ntiwatabara umuntu rwose ego uragira ngo njye njyana telefone muri dushe muri ahubwo uri kuntinza we mbwira icyatumye umpamagara nk'utabaye niko ye nta mahoro sha nta mahoro ntayo nagira ngo nkubwire iryo nagushije muri iyi minsi ati inkuru rero habaye iki tuza nkubwire ariko ni birebire pe ariko reka mbaze nkebuke hose niba ntawe unyumva niwamenya wajya kumva ukumva bintanze yoda nguteze amatwi ni ukuri ubu se ndahera byinshi cyane se ku buryo kubona aho uhera bigoye sha ni byinshi pe ariko reka mpere ku byanjye mbwira dore wanteye amatsiko cyane mbese ko numva washyushye nk'aho ari inkuru nziza ariko se kutambwira ahubwo ugakomeza guca hirya no hino Medi ndatwite ariko mbona twari wanteye ubwoba hano ngo niko bavuga umva uyu nawe ubwo se wishimiye iki ariko mbona byumva babonye amaso bose ubwo se wagira ngo ndere kandi umbwiye inkuru nziza nk'iyi umwana ni umugisha mbona yishimire rwose ahubwo nawe nakabyishimiye kuko nanjye numva uko byagenda kose nzongera nkabyara undi bakaba batatu none se ikibazo kiri hehe ikibazo ni uko umwana atari uwa Murinda ahubwo umwana ni uwa Robin kuko mwana ibyo ndumva ari ikibazo ariko rero mama njya numva se ko hari abagore babyara n'abana batari abagabo babo kandi babana kandi na ba nyir'urugo ntibarabutwe
nawe rero kutazazara iyaba nanjye ari uko byari bimeze sinari kuba mbunze imitima aka kanya. none se wowe bimeze njye na Murinda duheruka gukora inshingano z'abashakanye mu mezi 5 ashize niba atari 6 ahubwo. amahanga none urabigenza ute? Ikibazo gikomeye rero nuko ejo bundi yagiye kumpa amafaranga y'ibikoresho by'abana, amavuta y'akanukira nkaruka ndeba imbere ye gutya neza neza hafi no kumuruka mu maso. baba mwana we yakaye ngo nibajije umfasha uri rukubaza wavuze ko yambwiye ngo senga ibyo abona keka biba atari byo. baba we numva amazi yararenze inkombe mana wama bivugwa se sha kutavuga se ko minyoni ubwe n'amaso yabiri yabonye. yabonye iki mwana wama yabonye? yabonye nyina Robin dusomana hafi yo gukora amabisha kandi ubwo ibyo yumvise nibyo byinshi kuko yari yatwikinze hafi aho yumviriza sha. umukobwa wanjye nibyariye nyumva ngirana ibihe byiza n'umugabo utari se mu nzu ya se kandi nawe ukiriho. nduwe koko mama minyo naho ugeze? naho ngeze sha. ihangane mute ihangane. ese unacumiye iki koko mana? ngayihangane umbwire mute kwa muganga bakubwiye ngo iki? none se gukomeje kurira? kwa muganga basanze nwite sha. mana we ihangane sha ihangane n'ukuri ukomeza kurira kandi utwite nyine. ese mbaye wande kukunena. humura sha nubwo bigoye ariko uzabicamo neza humura. utizi icyo gukora cyanyurusha we. none se mama wamubwiye we? wapisha maze kumbwira ko nwite numvise imbanya akadomo n'ibyo byose byo guhamagara sinari kubyibuka. njyewe rero ndumva wamuhamagara wasanga hari icyo yagufasha. ubwo ko ngiye gusibira. wese wikomeza kurira. none se muto kuzi ko yari mu ntara ukaba utakiye gutaha kandi nanone sinzi ko wabasha gukurikiranwa n'abaganga nk'umugore utwite kandi uniga. rero njye n'ubu wahataha ukabanza ukabyara hanyuma umwana yakura ukabona kugaruka mu ishuri. shayihangane urabarira. wewe uzi ko nari nabashatse nkababura. mute umeze ute kuri kurira? ntacyo meze neza minyo. none se kwa muganga basanze urwaye iki? sha basanze ndwaye inzoka yo mu nda bita igisyo. kwiki? kwigiki? nanjye nuko wambwiye ntabwo nigeze mbaza iby'iyo nzoka neza. none se icyo kinyagwa cy'igisyo nicyo gituma uhurwa ibintu byose ugashaka imyembe idahiye we? yego sha. none se mute iyo nzoka nimwe numvishe iterwa na bya biryo byo hanze byitwa mumu. ese we murimo kuvuga ibiki? ngaho ngo inzoka yitwa igisyo, ngaho ngo ibiryo byitwa mumu. aya mazina njye ndumva ari ubwa mbere nyumvise. iyo nzoka se nayo ziminyo? sha ntakubeshye n'ubwa mbere nyumvise. iyo nzoka yirwara amezi 9 ubundi gakira. Mama Shafi ngize amahirwe nkubonye nagushakaga. Nubuhoro si kuko unciye aho iwanjye bose. gute se kandi ku buryo munsi w'ibirori wanyu Mama Shafi yabaye Mama Shafi wanjye. hari icyo nkeka se mada? none ko banze ibiryo byanjye ngo barashaka iby'iwawe ngo ni sosi ntifashe. ese nibyo urabizi uhereye ubu nawe ujye ukoresha karibu sauce tomate maze urebe ngo umunezero wagaruka mu muryango. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate ni ikora isosi ifashe kandi isa neza ikagira n'umwihariko w'icyanga kiryoshye ifunguro ubundi rigasangirwa ubudasigaza kuko ikozwe mu nyanya z'umwimerere zatoranyijwe. akarusho kandi Karibu sauce tomate ifunguka neza kandi ikaboneka mu Rwanda hose. ushaka kuyirangura cyangwa gusobanuza wahamagara kuri 0788310887.
uvuye kuri banki kwishyura Kari? Cyane rwose. Ubwo nabona uko nahuye na Gakwandi hariya ruguru. Akabanza kuzomya ku gacupa yari afite naho ubundi rwose munageze hakari. Eka wagira ngo ntabwo ugezeho pe. Urashweyo rwose. Ndayishyuye rero ngo nta mwenda dusigayemo ikigo. Yewe cyakora nabona ibintu witaho. Amvara Mutesi ngomba kumwigisha mpaka. Cyakora njye mba numva natanga ibyo dufite byose ariko Mutesi akiga neza. Cyane. Mva mukama. Ugenda urabyiyemeje. Wenda tujye turya ibiryo bitarimo n'umunyu. Ariko umwana wanjye yige neza. Maze natwe mu minsi iri imbere mu rugo rwacu hajye hataha minisitiri. Yego wa cyane rwose. Maze ubu ni mukabari nanjye nicara ngeretse ukuguru kukundi. Najaye minisitiri sha. Maze nanjye mu bandi babyeyi aho twicaye bakama ijambo nk'umuntu wabyaye minisitiri. Kutavuga mu bukwe se. Abantu bose batugaragiye nk'ababyeyi b'umuyobozi ukaze. Kari. Buriya rero nubwo njye nshishamo ngakangara Mutesi. Ariko nanjye umwana wacu ndamukunda pe cyane. Reka ndetse niko kana konyine tugira. Kari, ubundi mbere nari mfite ya myumvire ya kera yo kumva ko umwana w'umukobwa atajya mu ishuri. Ariko aho mboneye wa mukobwa wo kwa Bizimungu abatwaye mu modoka. Bagenda bavimvira. Bayivimviramo nyine. Ibitekerezo byahise bihinduka. Reka ubundi iriya ni imyumvire yari ipfuye amaso rwose. Reka ko bimbwira. Reka yari imyumvire iciriritse cyane. Bikabije. Kandi wasanga dusiguriye hari abantu bakigira imyumvire nk'iriya. Uko se baba babahera? Hanjye binyobere. Gusa niba banahari sinatinya kuvuga ko basigaye inyuma nk'ikoti. Basigaye inyuma se ahubwo bivugwa. Ese burya waje kwicara hawe? Numvaga ntari kumva ibyo mwarimu yigisha kubera ibitotsi ndavuga ni reka nze kwicara. None se urapanga iki we? Kikize. None se imihango warayibonye? Wapisha. None se wowe na Robin murapanga iki nyine? Aramubwira ambwira ngo no gushaka uko tuyikuramo. Yesu we. None se ubwo nta ngaruka uzagiriramo? Nese ubwo urumva nabyara umwana agana gutya nk'abanyibaye mu star koko. Kandi koko we inzozi zacu zaba zirangiye. Nuko rero ngomba kuyikuramo byanga byakunda. None se wabonye umuganga uzagufasha ku buryo nta kibazo uzagira? Robin yambwiye ko hari umuganga ziba mu cyaro uzi kuzivanamo. Mana we, none wazabigwamo koko Mimi? Ndabizi ntacyo nzaba mwana. Ntacyo. Shange ndumva mfite ubwoba pe. None se ubwo muzagenda ryari? Robin yambwiye ko tuzagenda kwa gatandatu turare hanyuma tuzagaruke ku cyumweru. Shano kuri Imana izakurinde. Ahubwo se we ntasigara ufite ko numva nyishaka. None se we ntuzi ko umugore utwite atemerewe kunywa inzoga n'itabi? Shamereza n'inywero ve muri ayo. Sha iyo nari mfite maze kuyinywa ariko mfite igiceri reka njye hanze y'ikigo nkuzanira iyawe. Ahubwo ihute sha ndumva ameze nabi. Reka njye kureba igiceri mu ishuri niho kiri. Ahubwo we mbere yo kugenda hari ikintu nshaka kugusaba. Nta kibazo mbwira. Ndashaka ko mbere yuko ngenda uzanze ukamfotorana na Robin ku buryo ngize ikibazo ari wazatanga ubuhamya kuko Robin simwizeye. Ibyo nabyo nzabikora rwose. Hello. Wow. Umeze kabi. Ndaho. Era burigiye burya nta munota w'ubusa wakira ngenda gutekereje. Ni byose sheri. Cyane sha. Noneho kuva wa munsi twasohokana nta joro ryashira nakurose sha. Ni ukuri ndishimye murinda wanjye. Ariko se sheri, ubu utishimye ufite ikihe kibazo? Amafaranga yashize nkoherereza andi? Ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga mfite muri. Ndirije umwana yoga cara yoga canijisha akirimo ibisabo mwiza wanjye Karame. mbwira ninde wakuvuze? Muri urashaka kumenya ikintu cyambabaje? Cyane rwose mwiza wanjye. Muri ubu umusaruro w'ibyo twakoze ugiye kugaragara. Umusaruro twakoze byinshi si ndamenye ibyo uvuga ari ibiki koko? Ubu tuvugana ndatwite. Tuvuge se ko utabyumvise neza? Reka mbikubwire ntihuta. Ndatwite. Wabyumvise noneho?
rwose ndumva wikinira muri ibi nkubwira nabibwiwe na muganga ubifitiye uruhushya. none urateganya iki? nuko umajije muri uko wambaze kose umenye ko ibi bireba njye nawe. wowe rero ndumva tuganira reka nkubwire uruhande mpagazeho. ndakumva. iyo nda ni ukuyikura ngo wumvise wisubisha mu mutwe mwisi wajya wifashe nuko umbwiye koko muri nuko mubwiye nyine kandi ndakomeje yayirikira. mbona ahantu hateye ubwoba robert. reka yiwe humura nuko nta matara nk'ayo mu mujyi ahari ariko ntabirenze. njye ndumva nifitiye ubwoba. reka humura yewe niko mubwiye ahubwo ngwino dukomange. robert njye ngiye kwisubirira. ariko uba wigira ibiki mimi ahubwo reka nkomange. ni ibiki yemwe ba ko mugenda bwije? yewe mukecuru duturutse kure. none murashaka icumbi? oya mubyeyi ahubwo rwose ni akantu twari tuje ngo mudufashe. ni karibu. murakoze mubyeyi. uyu mwana w'umukobwa se ni uwawe ko nduzi umuruta? oya uyu ni umwana wa mushiki wanjye mubereye nyirarume. none murashaka ngo mbafashe iki? yewe hari akantu n'ak'umurimo ese mbyita umurimo ra nako ni ubufasha. umva yewe mwa ntabwo njya nkunda abantu baza batazi icyo bashaka. mutahe n'iryamire muzagaruke mwamenye icyo mushaka. yewe rwose mumbabarire babyeyi reka ndase ku ntego. kare kose se yewe urebye aka kana ka mushiki wanjye kagize gutya karakubagana bagatera inda. none rero twari tuje rwose kubiyambaza ngo mudufashe tuyikuremo. indigejeje mu mezi angahe sha? ntabwo mbizi. umva mbese uko bwabaye? ntabwo mbizi ko wamenye kuyitwara se. none musore mwitwaje amafaranga angahe? rwose twari twazanye 20,000. ayo ni make cyane ongeraho irindi 10. kuko ari menshi se mubyeyi. niba ntayo mufite nyine nimugende hazaza abandi. yewe rwose mubyeyi nta kibazo ngaho mudukorere rwose. ngaho sha kuramo imyenda ujye kuri ruriya rutara kandi nizere ko uje wamaramaje nta bintu by'umutete uzanye hano. ariko akaga kabaho koko. ubonye ngo iriya nshinzi y'umukobwa ngo ndayibwira ikanshingana ijosi. gusa mukabyara ngo uravuga ndetse kandi. ndeka tito ndeka rwose ubu byanyobeye. ubwo zo uransubije muri umushenzi sha mubwire ngo tuyikuremo byanjye. ariko si ubu noneho ndamenya warwaye ibiki muri. ntacyo narwaye ndi muzima tito ariko mwihorere murinda nzamwigaranzura nyoberwe nta soni. muri rekeraho niba udashaka kumbwira ibyawe ndeka nigendere. ariko sindakubwira iki tito ko ari umukobwa uri hariya namwinginze ngo akuremo inda namuteye akaba yaritsitse. ngaho da ninde wateye inda se kandi? dore n'icyagishwa mwinyo ngo ni mutesi. narabikubwiye muri narabikubwiye kubwira nti murinda wakwibusa agakingirizo wica amatwi. none reba ibigiye kukubaho. gihorerasha iyo mbimenya hari ijambo ni ukwiza nyuma. emera rero wirengera ingaruka nyine. fata itora nakuzanye nk'inshuti ngo ungire inama y'icyo nakora ntumve ibyo umbereyemo. ubu si inama nakugiriye mbere iyo uza kuzikurikiza uba uri muri ayo. ariko nanone burya amakosa y'umugabo nibwo buryo bwe. sawa noneho ibyo uri kwivugisha nzaba numva ko uzabivugira imbere y'urukiko. hakoze tito ko numva nawe uri kumfatanya n'ibibazo nifiteho kungira inama koko. njyewe narakubwiye uranga ubu ikigezweho ni uguhangana n'ingaruka.
ntabwo nafungwa ariko ntibibaho. Kubera se kubera se kuri hejuru y'amategeko. Fara ntatanga ruswa ikirego kiburizwemo. Ariko uzi ko usa n'utaba mu gihugu. Ubu leta y'u Rwanda n'abanyarwanda twese duhangayikishijwe n'inda ziterwa abana b'abangavu. None se ushatse kumbwira ko nafungwa? Ahubwo njye ndi we natangira gusezera ku nshuti kuko iminsi usigaje ngo ujye muri gereza irabaza. Ngo none se we birangiye bakwirukanye? Mute kutambwira? Ariko baruna kugomeye iki? Reka turebe icyo gipapuro. Babyeyi dufatanyije kurera tumaze kubona ko umwana wanyu Mutesi akomeje gukosa na nyuma yo kugirwa inama kenshi bikanga bikaba iby'ubusa ahubwo agakomeza gusubiramo amakosa ariyo gutunga telefone mu buryo butemewe, kuryama amasaha y'ikirenga, gusuzugura, kwanga kwiga n'ibindi kwanga kwiga n'ibindi. Duhisemo kumuwohereza ngo mugumane nawe. Uzi ko bya bintu biri seriye we? Njye numvaga ari ya kinamico yawe uhora unyinira. None se ubigenze nte koko nana? Tanyira ubanza uryare hanyuma kwiga bizaba bizanye. Ariko kumbwira nkaho byishimiye nana. Ndarengana. None se ninjye waguteye inda? Si wowe. Ariko wakampumureje. Mute, ariko njye narakubwiye wanga kunyuma. Buri mukuru uzi icyo gukora da. None se ko ntawasubiza ibihe inyuma? Ubwo nyine nuko usanga ababyeyi ishuri rirakunaniye. Ariko wivuga utyo nawe nana. None se mvuge gute? Mvuge ko utange icyo wakoreye se? Yego shanye na kumubyimba. Oya Mute, njye mvuga ibiro kandi nkavugisha ukuri. Wigize kabwira none iki nicyo gihe ngo ubyishyure nyine. Ndi kwibaza imodoka y'ikigo iparitse mu mbuga yo mu rugo mburamo ibikoresho byanjye. Nkumva biranyobeye. None se mama wawe yakubwiye ngo iki? Yambwiye ngo tuyikuremo sha. Mana nyagasani, ariko uzi ko kiriya kigabo kitagira umutima we? Yihorere sha, ninjye ubizi. Ariko urabizi Mute, iki nicyo gihe ngo muri natangire yishyura ibyo yagukoreye. Nana, iki se? Nanjye numva nabwira minyoni byose yankoreye. None ndetse nkajya no kumurega mu nzego z'ubuyobozi ariko. Ariko iki Mute? Ariko murinda ndamukunda. Umva mbese ko kabaye. Ariko Mute, ubwo muri uwo mutwe nta kantu kaburamo ubundi. Shawe mbura icyo nana. Njyewe rero reka nkubwize ukuri, njyewe nana umukobwa w'umweru. Murindi byagukoreye bigiye kumenyekana mpereye ku mukobwa we. Amenye ko afite se w'inyamaswa. Bana none nana. Eke se Mute, ibi mubwira ndakomeje kandi nta nama yawe nkeneye ukumva. Nana ukagira Imana wenda kwinginze. Unyinginga ibiki ariko? Kwinginze rwose. Mute ceceka ngo senye. Ceceka kuko ibyo muri ndagukora adahanwe. Yazashyikirwa akabikora n'abandi. Nta soni. Sana juice yo mu gakombe ni uburyohe ntagereranwa ku buzima bwawe. Test it. Mimi ariko se noneho umwana wanjye yagiye he muri iki gitondo koko? Reka ndebe no mu cyumba cy'abashyitsi ko ariho yaraye. Kuko nta urimo ubusenge kurara mu masengesho kandi ubusenge bigeze ne kuko mana yawe. Ariko se ubuse wariye ngo mubwire ko mimi yabuze ko. Reka njye kubaza umukozi. Kidungu wani ko ntazi. Gwino hano vuba. Ndabitabye mabuja. Kidungu ubwo uruzuye? Yewe icyenda niruze naranasenere biza kumeneka rwose bishiramo hasigaramo igice. Bamubyo urwenya se nyine umbwire.
ntacyo mumbaze rwose mabuja ndababwira mbabwire na kari murori umva mbese uko cyabaye ariko siko mwarakaye mabuja kandi nzi ko rwose kurakara bitababera Kidungu ndagira ngo unsubize kandi ntumbeshye urabyumva do ndarahiye rwose ndababwiza ukuri kwambaye ubusa Mimi aheruka hano ryari Mimi se ugira ngo se ntimuherukire mwe mabuja ndakubaza umunsi ntabwo ikindi mubajije yewe reka numvera uyu munsi ndumva ari wa gatatu atagera ahangaha ye iminsi itatu iminsi itatu rwose ariko ntimuhangayike rwose kuko hari n'ubwo agenda akamara iminsi 5 cyangwa 6 akongera akagaruka ngo Mimi amara iminsi 6 atarataha ariko none iri n'ishyano mbonye mwababyeyi wowe Mimi ntabwo muze rwose ubwo se kutunga utarasanga we na Robin rwahanye inkoyoyo ariko Kidungu wasaze cyangwa ndakubeshye se ngo njye bombo mva mbaye nukuri da cyakora n'umwana mwiza kuko agura isigara tukarisangira njye nawe Kidungu mvimbere ho shigenda wa gicucu nta soni uravuga ku buryo bwameze gutya reka niyumvire radio imiziki yagiye shingiro n'amatangazo kandi itangazo ryo kubika ibitaro bikuru by'akarere birabika umurambo w'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 14 akaba yaragejejwe mu bitaro nta byangombwa afite yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara akaba afite inkovu ku gahanga waba yumva ari uwe cyangwa muzi yakwihutira kumenyesha umuryango ukaza gufata umurambo uri mu buruhukiro bw'ibitaro icyateye urwo rupfu ba nyirawe bazakimenyeshwa Nyagasani mana we ko numva uwo mwana ameze nka Mimi wanjye ko Nyagasani undengere pe we kunzanye aha hantu ni amahoro Minyo kukuzana hano uko hari ikintu kidasanzwe ngiye kukubwira ngo ikintu kidasanzwe yego Minyo karama hari ibanga naguhisha ariko iki nicyo gihe ngo umenye utazatungurwa guteza amatwi Minyo karama mbere na mbere ngusabye imbabazi ako se none ibi ni ibiki uri kunkenerana na Minyo karama ibi turi mu munsi si imikino ahubwo nje kukubwira ibanga ngewe na Mutesi twaguhisha ngaho mbwira Minyo karama nabizi ko ibyo ngiye kukubwira biri bugutungure ariko niko kuri kandi nta nyungu mfite mu gusebya papa wawe ngo papa wawe nyine Minyo iso sinatinya kuvuga ko ari umugome nana rekeraho rwose uzi ko ariko uvuga ari data wambyaye akandira nkaba ngeze aha ntabwo mbeshye rwose Minyo none se wambwira gute ko umugabo wiyubashye kuri ikindi ufite umugore mwiza nka mama wawe ukuntu yatinyuka kuryamana n'umwana w'umukobwa ungana n'uwe ngo iki niko bimeze Minyo papa we niwe wateye ndamuteze ngo ntibishoboka nana papa ntabwo yabikora ndabizi ntabwo yabikora ngiye uko niko kuri Minyo nana papa ndamuzi neza ntabwo yabikora ndabyumva ko kwizera ibyo nkubwiye bitoroshye ariko niba wibuka cyagiye udusanga mu bwiherero Mutesi avuye kwa muganga yaravuye kwipimisha asanga yarasamye ndetse wa muntu twitaga mama uwo yari papa wawe twahinaga izina rye Murinda kugira ngo utabimenya ntabwo byashoboka nana keretse mbonye ikimenyetso do uru ni urwandiko Mutesi yansigira uko kugusaba imbabazi akira sana ndebe Minyo ndagusaba imbabazi nakubereye inshuti mbi ndaguhemukira Minyo sukubyara Murinda niwe wanteye unda twite ntabwo mbyumva nana akira urupapuro rwawe birahagije Minyo ihangane ariko papa bagomba guhanirwa ibyo yakoze nana mfata nanjye kuzongera nana Minyo uri kunyumva ni munabare we hano umuntu arapfanye munabare uvuyeyo se kari tuvuyeyo uwo mugome bamufashe Mutesi yatanze ibimenyetso byose vuba ngaho barabamucakiye ubundi akanigura umukwiye keretse bamwishe naho ubundi kumufunga ndumva njye bidahagije oya nanone mukama guhana umuntu si ukumwica kuko ntabwo yaba yumvise ikosa yakoze
ariko sinyuzarota uriya mugabo afashwe wamukikiriza umva byihorere ariko nuko kwihanira bitakemewe naho ubundi uwo mugabo namushaka ubundi nkamaze nkamurwigiriza nkamurwihura numva mbona kumufunga bageze ukajwegereza inda y'umukobwa yagiye kwiyandarika utapfa urarirasurira ibiki waragiye aho ngaho koko waragiye aho ngaho kubwira umwana nabi n'ubundi ibi byose ni wowe nyirabayazana Kari ukomeza gushyigikira Mutesi mu mafuti maze nawe akikora ibyo ashaka ariko se niba yarakoshije kumubwira nawe urumva biri buhindura iki mukama buretse shamute iraje ikote koko ikumvishe mubabarira nk'ubabarira hashitata aho ngaho ariko uri mukamana Kari rwose utumya n'inkorora imerera nabi ubonye ngo umuntu atanga utwo yaratunze twose ngo ararira umwana nawe undi yigize icyohe none se ko ibyaha ikibazo kirigata ubwo ni ikigo ariko ni icyacu nyine ariko ubundi mute baguteye inda ureba he mukoma mama yaranshutse uravuga nta n'isoni nagushutse se akurusha ubwenge ariko wa mugani muto Karame niyo ukoresha agakingirizo basi si ngibyo byose se ariko se nyirabishwi wanjye ngo yakwibuka kwikingira ewe ahongo mwe abo tugiye ku biciro ry'umugani ku musozi ewe icecekere mbeswa njya kwiterera intabire mbeswa njya kwiterera intabire ngaho sigarana n'icyo cyumbo cyawe kabe gasekwa nk'akeza koko ubukoko buturabwanyagiye amanzaganya ihangane moni ihangane twese twamukundaga ariko nta kundi Imana yamukunze urupfu rwa Mimi ni njye nyirabayazana rwose kuba ntaramubaye hafi ngo muganirize menye n'ibibazo afite n'ikosa ryanjye nikosa wararikoze ariko nyine nta kundi nta handi wagiye ntabwo agaruka Mimi niba unyumva mwana wanjye mubabarire ngusabye imbabazi mwana wanjye ahubwo mbona ihangane ni ukuri ihangane tujye hariya hakurya ndabona abakozi bari baje wenda bamenye wihishe inyuma y'urupfu rwawe uri mwari ndi witwa Robin ni njyewe urifuza iki nitwa Peter nkaba ndi umukozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB dore ngiye ni karita y'akazi hanyuma wowe Robin ukurikiranyweho kugira uruhare mu rupfu rwa Mimi njyewe nako hanyuma kugize ubwoba afande mumbabarire byari impanuka bishoboka n'ibishoboka rwose ntabwo nabyemera rwose sheri nako mabuja nanze ko uzamenya ko wowe n'umukobwa wawe Mimi ko mwembi n'abateye inda nuko mpitamo kujyana Mimi mu cyaro ngo ayikuremo birangira hasize ubuzima ariko rwose ndasaba imbabazi mu mbabarire ayiwe ni munabare dore Monika yikubise hasi arabiranye tumujyane kwa muganga Robin injira mu modoka ubundi ubutabera buzakora akazi kawe murangane ariko se muri kutavuga we byakugendekeye bite koko se sindeba imodoka hari bigarutse wasanga abagore bamugizana ngo tubanze tumuceke karabaho ko mbona hasohotsemo minyoni se kandi papa nyuma ya Robin niwe utahiwe ngo ujye kwishyura ibyo wakoze fande ndakumva uyu ni data ariko nanone ni umugizi wa nabi mu mujyane nawe akurikiranwa ibyo yakoreye Mutesi uyu ni umukozi wa RIB aje kugutwara ngo ukurikiranweho ibyo wakoreye Mutesi ese burya muri wateye iw'abandi wototera iwawe muri iki gice cya kabiri cy'umukino uratera urw'abandi wototera urwawe wanditswe na Iragene Ernest mwumvisemo
Murinda mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Mutesi mwakiniwe n'uwa Maria Olive, Minyoni mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Mimi mwakiniwe na Ishimwe Mugisha Divine, Shami mwakiniwe na Irakoze Mahoro Minyoni, Monica mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Robeni mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Mukamana mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, Karisa mwakiniwe na Tuyishime Jadofis, Media mwakiniwe na Gasibirege Antoinette, Nana mwakiniwe na Shimwe Mediatrice, Nyirantaho mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Kidunguru mwakiniwe na Sibomane Emmanuel, Umugenzacyaha mwakiniwe na Ndabananerwe Jean Dora Croix, naho wabakiniye Tito ni Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe yafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugire ijoro ryiza. Mimi aheruka hano ryari? Mimi se ugira ngo se ntimuherukire mwe mabuja? Ndakubaza umunsi ntabwo ikindi mubajije. Yewe reka numvera uyu munsi ndumva ari wa gatatu atagera ahangaha. Ye? Iminsi 3? Iminsi 3 rwose. Ariko ntimuhangayike rwose kuko hari nubwo agenda kamara iminsi 5 cyangwa 6 akongera akagaruka. Ngo Mimi amara iminsi 6 atarataha. Ariko none hirinisha nombonye mwababyeyi. Wowe Mimi ntabwo muze rwose. Ubwo se kutunga utarasanga we na Robin rwahanye inkoyoyo. Ariko Kidungu wasaze cyangwa ndakubeshye se ngo njye bombo mva mbaye nukuri da icyakora n'umwana mwiza kuko agura isigara tukarisangira njye nawe. Kidungu mva imbere ho shigenda wa gicucu nta soni uravuga ku byo bwize gutya. Reka niyumvire radio imiziki yanjye ishinzwe n'amatangazo kandi itangazo ryo kubika ibitaro bikuru by'akarere birabika umurambo w'umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 14 akaba yaragejejwe mu bitaro nta byangombwa afite yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara akaba afite inkovu ku gahanga. Waba yumva ari uwe cyangwa muzi yakwihutira kumenyesha umuryango ukaza gufata umurambo uri mu buruhukiro bw'ibitaro. Icyateye urwo rupfu ba nyirawe bazakimenyeshwa. Nyagasani Mana we ko numva uwo mwana ameze nka Mimi wanjye ko Nyagasani undengere pe. we kunzanya aha hantu ni amahoro. Minyo kukuzana hano ko hari ikintu kidasanzwe ngiye kukubwira. Ngo ikintu kidasanzwe? Yego Minyo, karama hari ibanga naguhisha ariko iki nicyo gihe ngo umenye utazatungurwa. Guteza amatwi. Minyo, karama mbere na mbere ngusabye imbabazi. Akose none ibi ni ibicuri kunkinirana na. Minyo, karama ibi turimo umunsi si imikino ahubwo nje kukubwira ibanga ngiye na Mutesi twaguhisha. Ngaho mbwira. Minyo, karama ndabizi ko ibyo ngiye kukubwira biri bugutungure ariko niko kuri kandi nta nyungu mfite mu gusebya papa wawe. Ngo papa wawe nyine. Minyo, iso sinatinya kuvuga ko ari umugome. Nana rekeraho rwose uzi ko ari kuvuga ari data wambyaye akandira nkaba ngeze aha. Ntabwo mbeshye rwose Minyo. None se wambwira gute ko umugabo wiyubashye kuri ikindi ufite umugore mwiza nka mama wawe ukuntu yatinyuka kuryamana n'umwana w'umukobwa ungana n'uwe? Ngo iki? Niko bimeze Minyo. Papa we niwe wateye Ndamutesi. Ngo ntibishoboka. Nana papa ntabwo yabikora. Ndabizi ntabwo yabikora ngiye. Uko niko kuri Minyo. Nana papa ndamuzi neza ntabwo yabikora. Ndabyumva ko kwizera ibyo nkubwiye bitoroshye ariko niba wibuka cyagiye udusanga mu bwiherero Mutesi avuye kwa muganga yaravuye kwipimisha asanga yarasamye ndetse wa muntu twitaga mama uwo yari papa wawe. Twahinaga izina rye Murinda kugira ngo utabimenya. Ntabwo byashoboka Nana keretse mbonye ikimenyetso. Do uru ni urwandiko Mutesi yansigiye rwo kugusaba imbabazi. Akira. Sana ndebe. Minyo, ndagusaba imbabazi nakubereye inshuti mbi ndaguhemukira. Minyo, si ukubyara Murinda niwe wanteye
ndatwite ntabwo mbyumva nana akira urupapuro rwawe birahagije. Minyo ihangane ariko papa bagomba guhanirwa ibyo yakoze. Nana mfata nanjye kuvugira Nana. Minyo uri kunyumva? Ni munabare we hano umuntu arapfanye munabare. uvuyeyo se Kari? tuvuyeyo. uwo mugome bamufashe Mutesi yatanze ibimenyetso byose vuba ngaho barabamucakiye ubundi akanigura umukwiye. keretse bamwishe naho ubundi kumufunga ndumva nge bidahagije. Oya nanone mukama guhana umuntu si ukumwica kuko ntabwo yaba yumvise ikosa yakoze. ariko sinyuzarota uriya mugabo afashwe wamukikiriza. Umva byihorere ariko nuko kwihanira bitakyemewe. naho ubundi uwo mugabo namushaka ubundi nkamaze nkamurwigiriza nkamurwibura mbona kumufunga. Yesu ukajwegereza inda y'umukobwa yagiye kwiyandarika tatorarira surira ibiki waragiye aho ngaho koko waragiye aho ngaho kubwira umwana nabi. n'ubundi ibi byose ni wowe nyirabayazana Kari ukomeza gushyigikira Mutesi mu mafuti maze nawe akikora ibyo ashaka. ariko se niba yarakoshije kumubwira nawe urumva biri buhindura iki mukama? buretse shamute isi raje ikote koko ikumvishe mubabarira hashicacaka aho ngaho. ariko uri mukamana Kari rwose utomya n'inkorora imerera nabi ubonye ngo umuntu atanga utwo yaratunze twose ngo ararira umwana nawe undi yigize icyohe. none se ko ibyaha ikibazo kirigata ubwo ni ikigoryi ariko ni icyacu nyine. ariko ubundi mute baguteye inda ureba he mukuru? mama yaranshutse. uravuga nta n'isoni yagushutse se akurusha ubwenge. ariko wa mugani muto niyo ukoresha agakingirizo basi. si ngibyo byose se ariko se nyabishwi wanjye ngo yakwibuka kwikingira yewe. ahongo mwe ubu tugiye ku biciro ry'umugani ku musozi. yewe icecekere mbiswa njya kwiterera intabire mbiswa njya kwiterera intabire ngaho sigarana n'icyo cyumbo cyawe. kabe gasekwa nk'akeza koko. ubukoko buturabwanyagiye amazi aganya. ihangane moni ihangane twese twamukundaga ariko nta kundi Imana yamukunze kuko urupfu rwa Mimi ninjye nyirabayazana rwose. kuba ntaramubaye hafi ngo muganirize menye n'ibibazo afite n'ikosa ryanjye. nikosa bararikosa ariko nyine nta kundi nta handi wagiye ntabwo agaruka. Mimi niba unyumva mwana wanjye mubarire ngusabye imbabazi mwana wanjye. ahubwo mbona ihangane ni ukuri ihangane tujye hariya hakurya ndabona abakozi bari baje wenda bamenye wihishe inyuma y'urupfu rwawe. nguri mwe ninde utwa Robin? ni njyewe urifuza iki? nitwa Peter nkaba ndi umukozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. dore ngiyi ni ikarita y'akazi. hanyuma wowe Robin ukurikiranyweho kugira uruhare mu rupfu rwa Mimi. njyewe nako hanyuma kugize ubwoba afande rwose mumbabarire byari impanuka. bishoboka n'ibishoboka rwose ntabwo nabyemera. rwose sheri nako mabuja nanze ko uzamenya ko wowe n'umukobwa wawe Mimi ko mwembi n'abateye inda nuko mpitamo kujyana Mimi mu cyaro ngo ayikuremo birangira hasize ubuzima ariko rwose ndasaba imbabazi mu mbabarire. ayiwe ni munabare dore Monika yikubise hasi arabiranye tumujyane kwa muganga. Robin injira mu modoka ubundi ubutabera buzakora akazi kawe. murangane
se muri kutavuga we byakugendekeye bite kuko se sindeba imodoka hari bigarutse wasanga abagore bamugizana ngo tubanze tumuceke karabaho ko mbona hasohotsemo minyoni se kandi papa nyuma ya robeni niwe utahiwe ngo ujye kwishyura ibyo wakoze fande ndakumva uyu ni data ariko nanone ni umugizi wa nabi mu mujyane nawe akurikiranwa ibyo yakoreye Mutesi uyu ni umukozi wa RIB aje kugutwara ngo ukurikiranweho ibyo wakoreye Mutesi ese burya muri wateye iw'abandi wototera iwawe muri iki gice cya kabiri cy'umukino uratera urw'abandi wototera urwawe wanditswe na Iragene Ernest mwumvisemo Murinda mwakiniwe na Niyitegeka Graciane Mutesi mwakiniwe n'uwa Maria Olive Minyoni mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Mimi mwakiniwe na Ishimwe Mugisha Divine Shami mwakiniwe na Irakoze Mahoro Minyoni Monica mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Robeni mwakiniwe na Twagirayezu Evariste Mukamana mwakiniwe n'uwa Maria Cecile Karisa mwakiniwe na Tuyishime Jadofis Media mwakiniwe na Gasibirege Antoinette